Yes, mwari mumenyereye rero ko iyo tuje muri amasankanga tuba tubazaniye update ariko by'umwihariko tukaba tuza tubazanira update za hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ntabwo ariko bimeze kuri iyi nshuro, ikituzanyiro n'ubundi ni update gusa itandukana nuko update tubazaniye ari update ho zigiye kugaruka n'ubundi kuri ya ntambara ikomeye cyane iri guhanganisha Irani ndetse na mu by'ukuri na Israeli. Muri aya masaha rero ikintu kibaye mu by'ukuri hano imbere mpafite itangazo, ni itangazo rikomeye cyane, ni itangazo risohowe na Irani nyuma yuko igize ikikarasa ububiko bw'intwaro cyangwa se ibirindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi baruwa rero cyangwa se mu by'ukuri ndagira ngo iri tangazo cyangwa se rwose aya magambo tuyabagezeho ahise ashyirwa hanze na Irani, agaragaza ko mu by'ukuri nta mikino bafite, ugomba kubitambika uko yaba ari kose, bagomba kubombana cyangwa se bagomba kubombaridana, bagomba kubonana. Ni itangazo risohowe n'ikinyamakuru ubundi cyandikiwe n'icyo gihise gishyira hanze iri tangazo kigaragaza ko mu kanya gato Irani rwose ihise itwika cyangwa se irashe mu birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tangazo ravuga ngo iyo ngo umuntu agukuriye ingofero ngo ni ngombwa neko umukurira ingofero, iyo agutereye isariyuti nawe uba ugomba kumusariyutinga cyangwa se kumuterera isariyuti nk'uko nawe ayigutereye. Ati rero bati ibyo Amerika bakoze n'ibikorwa bitabereye Amerika. Bati barashe mu by'ukuri mu birindiro cyangwa se mu bubiko aho dukorera ibikoresho byacu byo kwifashisha ku rugamba cyangwa se mu bwirinzi. Ibi ngibi rero ntago twagombaga kubyihanganira. Aka kanya rero mu by'ukuri niyo mpamvu natwe twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo twihorere ku banzi bacu. Ati rero mu by'ukuri dihorwa irindi. Ibi nene nabivuze ubushize mvuga ko Irani ishobora kuza gukora ibintu bidasanzwe. Vincent rero aravuga ati rwose ati ntabwo yabikora, ntabwo yarasa Amerika. Vincent, wiriwe neza, umeze neza? Wiriwe Twaita, nanjye niriwe neza ndakana ndakeka ko wiriwe neza umeze neza. Babonye ko ubusesenguzi bwanjye buba bufite icyo buba buhatse buriya ibintu biba bimeze neza. Nyuma yuko nakubwiye nti Irani na gahugu rwose nako kihagazeho nk'agahugu kari karimo kugenda kagira iterambere mu bigendanye no kubaka cyangwa se gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ntabwo bagombaga kuraswaho mu by'ukuri ngo nibarangiza abatuze. Vincent, uyu Trump birasa n'abanyamerika agiye kubashyira mu mucyo twakwita urugamba, kandi bari batuje nta kibazo n'iki na kimwe bafite. Nibyo nanjye nakubwiye yuko Irani kizakora izibasira ibikorwa bya Amerika biri hanze Amerika itarasa muri Amerika. Yego. Ni nabyo ubona nyine Irani yatangiye, imaze no gusohora itangazo Irani mu kanya bivuga. Mbere yuko wenda turijyaho tujya no ku matangazo Qatar imaze gusohora menshi cyane bigaragaza yuko yagize ubwoba nk'uko bivuga nawe. Amerika yashyize mu kaga abakunzi bayo ndetse n'inshuti zayo, kubera yuko yaba Amerika ubwayo ibikorwa byabo biri hanze Amerika bizibasirwa na Irani nk'uko Irani yabivuze, ndetse n'abambari ba Irani. Urabizi yuko umutwe w'abahuti uri muri Yemen wavuze yuko uzarasa ubwato bw'abanyamerika buri mu nyanja, kandi ukibasira n'ibikorwa byabo byose biri muri Yemen. Yego. Hezbollah yaravuze ati natwe tuzibasira ibikorwa byose bya Amerika, yaba ari biri muri Israeli ndetse no mu bindi bihugu. Yego. Hamas nayo ivuga gutyo, imitwe yose yitwaje intwaro itumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Israeli yagiye mu mugambi umwe na Iran, ivuga yuko izibasira ibikorwa byabo byose aho biva bikagera. Icyo kivuyeho Iran ibihugu byose by'inshuti, yaba Russia, yaba Syria, yaba Ubushinwa ndetse n'ibindi byinshi bivuga yuko bigiye gufasha Irani kugira ngo babahe n'intwaro barase Amerika kuko ngo yakoze ikosa itari bikwiye gukorwa. Ibi rero bimenyetso bikwereka yuko Amerika izituza. None uyu munsi niho nabonye Amerika yatangiye gutakamba ku Bushinwa babwira ati nimubwire Irani yere gufungurira muhora unyuzwamo essence, unyuzwamo amavuta n'ibindi biza mu gihugu cyacu, kuko niba ufunga turabura n'ibibazo. Ariko Irani yamaze gufata umwanzuro wo gufungurira muhora. Ni bigaragaza yuko Amerika iraza kwituza ibyo yakoze
kuko utari kwiye kubikora ariko Trump nyine kubera ko icyo atekereza ahita agikora nta kugisha inama ntaki urabizi yuko abarepublika bahise bamwamagana baramubwira bati ibyo wakoze ishyano ntabwo tugushyigikiye aha ngaho uko bigaragara ni uko ejo cyangwa ejo bundi Trump bazamubwira ati dore wadushyize mu kaga ariko aka kaga uzakwishyura kwikomereza ku kibaye mu kanya wari umaze kubivuga yuko Iran imaze kugaba igitero gikomeye muri Qatar ni igitero gikomeye igabye ku birindiro bya gisirikare biri muri Qatar aho bita Al-Udeid ni agace gaherereye nyine muri Qatar yego kakaba karimo ibirindiro bikomeye by'ingabo za Amerika kuri ibi birindiro rero Qatar yari iri nk'imeze nk'ibitunze ivuga ati isaku za Amerika yadufasha yadutabara nta mutekano muke twagira ariko Iran yavuze ati twebwe ntabwo turabizirira turabirasa kandi ntabwo hose tuzaharasa mu kanya rero mu masaha moya niho iharashe misile nyinshi cyane kandi Amerika ntabwo ubwirinzi hafite yabashije kubizimya byose kandi ahangaha yarashe hari ibihumbi bigera mu 10 by'abasirikare ba Amerika yego hakaba n'indege zigera mu 100 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga yuko bimwe mu bintu byari bihari nabyo byangiritse ariko mbonye bamwe bo muri Qatar batangiye gutora amatangazo menshi agaragaza yuko bagize ubwoba sinzi niba twayanyuramo nayo kugira ngo tuyamenyeshe abadukurikiye batabashije kuyabona camo wihuse cyane itangazo rya mbere bavuga ati Qatar is relevant authorities announcement to temporary suspension of air traffic in countries airspace to answer subject of citizen resident and visitors etugerageze mu Kinyarwanda baravuga ati Qatar ubuyobozi bwa Qatar bufashe icyemezo cy'agateganyo cyangwa cy'agahe gatoya cyo kugira ngo bahagarike ingendo zose z'indege yaba ku bashyitsi ndetse n'ababa muri Qatar yego kugira ngo babashe kubungabunga umutekano w'abanyakatari yego bavuze n'ibintu byinshi kuko turimo kwihuta kandi mvuga muri make baravuga bati twese turakomeza gufata ingamba zifatika zo kurinda umutekano w'abaturage bari hano ndetse n'abashyitsi bahageze ati turabasaba yuko mukomeza mugatuza umutekano twebwe turakomeza tucunge ati kandi amakuru yose tuyabaha tunyuze mu nzira zateganyijwe za leta ati turasaba yuko twirinda ibihuha ati tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo twirinde ibyaba byose byatuma umutekano wacu uhungabana ibyo bitangazo bya mbere itangazo rya kabiri bidatinze Qatar isoza itangazo rivuga riti itangazo bageneye itangazamakuru baravuga bati in line with the responsibility to safeguard public security and assure the safety of citizens and residents, the Minister of Interior assumes that the security situation in the country remains stable and there is no cause for concern. Tugerageze mu Kinyarwanda icyo bavuga baravuga bati turacyafite inshingano zo gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo kandi turabamenyesha ko abaturage ndetse n'aba muri Qatar bafite umutekano kandi bameze neza ati Minisiteri y'umutekano mu gihugu iramenyesha yuko umutekano umeze neza kandi nta kibazo ati ibindi turagenda tubiramenyesha uko igihe kigenda gitambuka ati turabasaba yuko nta handi hantu mukwiye gukura amakuru keretse kuyakura mu mirongo yizewe kandi ya leta ati turabwira yuko amakuru yose mukwiye kubona mukwiye kujya mubanza mukagenzura mukareba niba yatangajwe n'inzego za leta ati turabamenyesha yuko ubuzima bw'abaturage umutekano wabo ndetse n'ibindi byose bituma bagira ubuzima bwiza biri mu maboko yacu ati turabashimiye n'itangazo naryo batoye ariko kandi nayo yatoye itangazo nayo yego sinzi niba naryo twarirebaho muri makeya tukavuga bikeya muri byo reka naryo turigarukaho mbere uko twinjira mu by'ukuri tureba ese n'iki kigiye gukorwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukomeze bakagira bati public relations of the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC
baragira bati in the name of God the most compassion and the most merciful. Ati mwizina ry'igisirikare cya Isilamu cy'impinduramatwara, ati twaba turababwira yuko mu izina ry'Imana ishobora byose, ati turashima Uwiteka uhoraho nyir'impuhwe nyir'ibambe. Ati so whoever has assaulted you, then assault him in the same way that he has assaulted you. The Noble Quran 2:194. Baragira bati umuntu wese ukwanduranyijeho cyangwa ugusagariye cyangwa uhohoteye, uburyo abikozemo nawe bari bwo buryo ki uzabikoramo. Bakagira bati ni igitabo cya Korani musoro w'icyenda ni sura ya 2 umurongo wa 194. Ntabwo niyo sura rwose. Sura ya 2 umurongo wa 194. Bari kuba kubetisha Bibiliya nako Korani. Ati rero bamukoreye natwe turashima Uwiteka n'abagira ibambe nyir'impuhwe, ati yuko natwe tubigezeho nibyo tubakoreye. Bati Allahu Akbar. Nawe uramwishyura urundi. Agukubitiye isari yuti nawe urayimuterera. Ati kuko yasari yuti nawe umusari yutinge the same way. Aravuga bati ati the nation of Iran. Ati igihugu gikomeye kandi n'uburyo kihagararaho, ati turamenyesha yuko in response to the bilateral military aggression by the criminal regime of the United States of America against the peaceful nuclear facilities of the Islamic Republic of Iran. Ati mu gusubiza ibitero by'abiyahuzi cyangwa by'abanyabyaha yego b'Abanyamerika, ati mu kwangiza agace gatekanye ka nucleaire leta y'Isilamu ya Iran, ati turabamenyesha ko bityo amategeko mpuzamahanga. Ati of the Separate Nation Security Council, ati tubigiriwe n'inama y'ikirenga y'umutekano, ati umuyobozi wayo Khattab al-Din al-Anbiya, ati twafashe icyemezo natwe cyo kurasa bimwe mu bice bya USA biherereye muri Qatar bari bafitemo intwaro. Numva twarekera hano tugakomeza ibindi. Urumva yuko nabo bahise batangaza ati akebo batugeremo natwe niko twabagereyemo. Umuntu ugukubita isari yuti nawe urayimuterera Allahu Akbar. Ubwo ntabwo ko babikoze mu izina rya Allahu Akbar. None bakoresheje iki? Si Korani? Bakoresheje Korani, ariko ndabona nk'uko byanditse muri Korani mu izina ry'Imana. Nabo ifata mu izina ry'Imana, ariko njye simfata mu izina ry'Imana. Cyangwa wese yakwishyura Trump kuko nawe yashimye ko yabafashije kugera ku bitero bagaje kuri Iran. Nyine ni ijisho rihorwa irindi, nicyo bishatse gusobanura. Ijisho rihorwa irindi twitege intambara ikomeje. Yewana hanyuma vise Amerika yo urabona iri buze kuvirira ikaryama gutya igasinzirara. Amerika ntabwo irasinzira, ariko Iran yo ntisinzira. Kuko amakuru yo kugenda mbona mu binyamakuru bitandukanye byanditse muri Iran, byanditse nka Al Jazeera. Al Jazeera avuga iti Iran ikoze igikorwa cy'ubugome, ati cyo kwihorera. Ati ikoze igikorwa cyo kwihorera ku buryo bukomeye. Ati mu kwihorera, ati kuko Iraq byarabaje. Ati tikoze ni nko guhorera Iraq. Ndabona ari Al Jazeera ibyanditse. Urumva ko ni ibibazo biri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu biyobowe mu buryo bwa Kisilamu. Urabona yuko rero uko bigenda kose amasaha ku masaha Iran iraza kugira icyo ikora, Amerika igira icyo ikora, ariko na n'ubu n'ubundi Qatar itora indi tangazo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga itora irindi tangazo none rya gatatu. Yego. Iravuga iti turamagana igikorwa gikozwe na Iran. Ati kuko ni igikorwa kitakihanganirwa. Ubwo nayo tayari igiye kubijyamo. Ntabwo yabyinjira no kuko irabizi yuko byaba bibi, aho kugira Amerika y'ibikore. Yego. Iratambari.
bitira gikora no gusohora amatangazo ku kibuga ati turamaganye kuko mu minota 20 bakora amatangazo atatu mu minota itarenze 30 amatangazo atatu ni ukwerekana rero ubwoba bwinshi bagize ugasanga vise reka duhinira ahangabwo tuze kubaha andi makuru masari imbere urakoze cyane urakoze nawe ndagushimiye bakunze Jeune Official rwose nuko nguko inkuru zahariya mu byukuri muri kiriya gihugu muri biriya bihugu byahara muri Aziya rwose tubyinjiyemo tugiye kuzajya tubakurikirana update kamwe ku kandi uko ibintu biri kugenda abakunze Jeune Official mukomeze mubane natwe no mu yandi makuru agiye atandukanye turabakunda cyane ciao